Yes, ndabasuje cyane rero nongeye kubifuriza igicamusi cyiza nshuti bakunzi ba Jeno Official aho mutwumva muherereye abatwumva ro muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye abatwumva muri ku mugabane w'Uburayi abatwumva muri ku mugabane wa Amerika ndetse no ku mugabane wa Aziya mwese reka mbifurize kugubwa neza mbonero kandi kubaha ikaze muri aya makuru yo muri iki gicamusi cyo ku munsi wo kuwa mbere tworo turi tariki birumvikana 30 z'ukwezi kwa 12 turi mu mwaka w'ibihumbi 2024 muri iki gicamusi rero reka nkubwire nti ikaze niba ugeze kuri uyu muyoboro ari ubwa mbere kanda kuri subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri ko nshizeho inkuru uzajye uba mu bambere mu kubona video ikihagera. Hanyuma rero iki tuzanye murabizi tugenda twibanda muri ubu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri iyi ntambara rero ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC tutibagiwe n'abambari bacyo. Muri aya masaha rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru ariko tukaza kuba turi bubagezeho amakuru mu buryo bubiri. Turabagezaho update ubwo birumvikana naho imirwano irimo kubera amaginga cyangwa se muri amasaha yaba araho imirwano yaramukiye ndetse naho imirwano iri kubera muri amasaha akaba rero ari byo tugiye kugenda duheraho tubagezaho tuze gusimbukira mu buryo bujyanye n'ibiri kuvugwa hirya no hino aho niho turi buze kugenda tureba no busesenguzi ese niki abanyepolitike cyangwa se abanyamakuru mu bigendanye na politike bari kugarukaho kubijyanye no muri iyi mirwano iri kubera hano muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Roho nzima itura mu mubiri muzima kwivuza bisaba gushishoza tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, vuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera kababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari gihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Aziya ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788990576. Kwikubitiro tudatinze munyemere duhere hano muri Sake. Amakuru mfite rero nuko rwose mu masaha ya mbere ya saa 6 kuri uyu munsi habyukiye imirwano. Iyi mirwano rero ikaba isize iguyemo umwe mu basirikare bafite ipeti rya koloneli ariko autoproclamé. Uyu rero yitwa Col HERITSIYE n'umuzarendo akaba rero yaguye hano mu byukuri muri za Sake akaba agwanyeyo cyangwa se apfuyeyo akapfanyero n'abandi basirikare batatu ba wazarendo ababigize abasirikare ba wazarendo akabaguye hano muri za Sake. Aba rero bapfuye nyuma yuko bari bazindukiyeyo mu bikorwa byo kwangiza imitungo y'abaturage dore ko nyuma yuko hano muri za Sake abaturage bahunze bakava muri uyu mujyi wa Sake wazarendo bakomeje kuzajya bajyaho nyine gusahura ibyo abaturage bahunze bavayo. Murabizi ko abenshi baje hano mu nkambi abandi bajya mu mujyi wa Goma, abifite bajya mu mujyi wa Goma nimwe bakodesheje basta ibyabo nyine uyu mujyi wa Sake bawuvamo. Kuva icyo gihe rero wazarendo bagiye basahura ibyo mu nzu babimazemo, intebe, ibitanda, matera n'ibikoresho byo mu nzu byose baratwaye. Nyuma yo kubitwara rero bahita batangira no gutwara inzugi, amadirisha bakuramo. Muri iki gitondo rero ngo nibwo bazindutse n'ubundi bajya gusakambura amabati. Ubwo urumva amabati niyo agezweho. Nyuma rero yuko bari bagiye gusakambura amabati M23 murabizi ko iba iri muri iyo misozi by'umwihariko hafi no hano za Madimba na hehe hose biza kurangira rero ibaguye gitumo. Hanyuma ibarasa ibatunguye cyane nabo rero barasabirwanaho basubira inyuma biruka bagaruka nyine muri uyu mujyi wa Goma.
nyuma yo kuraswa bikomere cyane rero uwitwa Col HERITSIYE w'umuzarendo akaba yaje kuhasiga ubuzima apfana n'abandi bazarendo bagera kuri batatu. Abazarendo bagera kuri batatu ubu tuvugana rwose bahasize ubuzima harimo Col HERITSIYE. Uyu Col HERITSIYE rero amakuru aravuga ko uyu musore yari yaragiye mu kizarendo agurishije moto, bivuze ko yari umumotari hano muri za Sake. Nyuma rero yuko urugamba yabonye hanga rurimo ruranihira yahisemo kugurisha moto yigira nyine mu kizarendo. Urumva ko ikizarendo cyo muri ibyo bihe murabizi n'ubundi bwari ubusambo, cyari kigizwe n'ubusambo, baragendaga ngo bagiye ku rugamba, bagera nyine kuri field aho kurwana bakiruha mu mazu y'abaturage bagasahura. Icyo gihe urumva ko kujya mu kizarendo waba guteye ibuye rimwe ukica inyoni ebyiri cyarimwe. Donc ubaye umusirikare cyangwa se urarwanye, ariko none wongeyeho no gusahura cyangwa se gutangira kwigwizaho imitungo y'abaturage. Uyu mugore wese ajya mu kizarendo ariko ngo yinjiramo aguze imbunda zigera kuri enye. Kugura rero imbunda zigera kuri enye, ibi byahise bimuhesha ipeti rya koroneri. Ntago byamusabye rwose ngo kugira ngo akore ibitendo wenda ngari byo bagenderaho bamuha iri peti, ahubwo bitewe nyine nuko yajemo agahita agura imbunda zigera kuri enye. Ibi ngibi twagiye tubigarukaho murabyibuka. Ikizarendo aribwo kiri kuza nje na Kedi twagiye tubivugaho ukuntu iyo waguraga imbunda ukazamuka n'imbunda uziguze, dore ko twe twamenye ko zagurirwaga hano Igoma ahantu bita jandarumori. Niba nibuka neza ngo niho hagurirwaga izo mbunda bazigurishiriza, nibyo ni kuri jandarumori niba nibuka neza, niba nibuka rwose naho hantu ni hano Igoma niho baguriraga izo mbunda. Na n'ubwo rwose ngo imbunda iyo hageze urazibona ziragurishwa. Hanyuma bamara kugura imbunda wazimanukana ipeti rwose baguha amapeti yewe na generali. Urumva ufite amafaranga warara umubaye generali. Nyuma rero yuko aba bazarendo uyu muzarendo ahawe agurishe moto kamanukana izo mbunda bahise bamuha ipeti rya koroneri. Uyu munsi rero ubuzima bwe bwarangiriye ahangaha nyuma yuko M23 ibarashe. Uyu mugabo rero akaba avuka cyangwa se isa akaba yitwa ngo ni Kabitse. Uyu Kabitse rero uyu muhungu wa Kabitse uvuka ahantu bita za Nyamitabo, ariko ngo bakaba bakomoka ahantu bita ngo ni Ikibirwa. Ntago rwose uyu munsi waje kumuhira, ndababwiza ukuri urugamba rwamubereye rubi, cyangwa se rwose nawe asozanye n'uyu mwaka birangiye nyine mu by'ukuri avuye mu mubiri nyuma y'uko M23 yabacanyeho umuriro. Ubwo bari bagiye hehe? Bari bagiye gusahura iby'abaturage hano muri za Sake. Nguko rero uko bigenze, nguko uko ibintu byamugendekeye. Muri rusange turacyane muri update kandi murabizi murabizi rwose update tuba twibanda ahantu hari urugamba. Reka rero indi nkuru tugiye gukurikizaho n'ubundi ibe ari inkuru igendanye n'ibyo ku rugamba. Ahantu rero bivugwa ko hanabyuke imirwano kuva ku isaha 11 zo muri iki gitondo cyangwa zo muri uru rukera rwo kuri uyu munsi. Ni ahantu bita ngo ni Kinigi. Aha rero ngo akaba ari muri groupement ya Kibabi, ahabyuke urugamba rukomeye cyane. N'urugamba rwari ruyobowe n'umugabo bita ngo ni koroneri. Uyu mugabo ufite ipeti rya koroneri bita ngo ni Santiago. Uyu koroneri Santiago ni koroneri ni koroneri Santos Preto rimwitiranyije. Ni koroneri Santos niwe wabyutse agabye igitero kuri M23, niwe wari komanda uyoboye aba bazarendo. Bakaba rero baje ari koyi irengaho kuko ngo bamanutse ari abazarendo bari hagati ya 90 ndetse n'122. Barakumanukiye rero bagaba igitero simusiga kuri M23 hano muri Kibabi, groupement ya Kibabi hano za Kinigi. Ariko baza gusanga n'ubundi M23 bahora kwa kundi rwose biteguye. Hanyuma rero suko bacuncumukana bashwiragiza birukanka kuri izi ngabo cyangwa se kuri abazarendo. Hanyuma rero mu by'ukuri muri urwo rugamba
amakuru ya nyayo nuko ngo abazarendo bagera kuri 30 bahasize ubuzima bitewe nuko birukaga bari benshi cyane. Abantu benshi rero ngo birorohera cyane, burya ngo bijya byorohera M23 kurwana nabo kuko ihita itangira gukoresha rwose, ibona umwanya wo gukoresha na ya masasu manini cyane y'imbunda ndende, harimo za ronsha, mbese donc ni bombe barazikoresha cyane, bityo bagapfa ari benshi cyane. So rero niyo mpamvu uzumva M23 iri kuvuga iti burya twe dukunda kurwana n'abantu benshi cyane, nibyo bitworohera, nuko ibirakoreshamo imbunda z'imisada y'amakompora. 30 bahise bahasiga ubuzima. Aba bari bayobowe n'uwitwa ngo ni Santos, bahasize ubuzima. Uyu Santos akaba yaravuye muri FARDC, yahoze ari umusirikare wa FARDC wavuye muri FARDC yigira muri wazarendo, amanukana ariko ipeti rwose, yarafite ipeti muri FARDC rya majoro. Ageze rero ageze muri wazarendo ahita ahinduka, afata irindi peti rya koroneri. Ubwo urumva ko iri peti rya koroneri notoporo karame, usibye ipeti rya majoro yavanye muri FARDC, niryo wavuga afite gatanu kuri kagenzi kako rwose. Nguko uko situation imeze. Update zo ndabona zirimo kugenda zingeraho ku bwinshi, ariko nyine ndakomeza kugenda nzibaha mbere uko tujya mu bijyanye n'andi makuru agiye atandukanye y'ubusesenguzi bwimbitse. Tureba mu mujyi wa Goma aho bari kuvuga ko M23 yatangiye kuzajya igabamo ibitero simusiga bya gerira cyangwa se bya bitero shuma. Hanyuma tukiri rero muri update, mfite amakuru avuga ko ngo mu ijoro ryashize hano muri Kibumba naho ntabwo ibintu byagenze neza, kuko ngo M23 yafashe amabandi yitwaje imbunda rwose agera kuri 12. Aya mabandi rero ngo akaba yarasaguye hano cyangwa se yakozanyijeho hano muri Kibumba. Donc ngo hari ukuntu hano muri centre ya Kibumba, ngo hari ukuntu muri ibi bice nko muri amasantere ya M23 irimo, hari ukuntu ngo bajye bagira gutyo ugasanga nk'aya mabandi afite imbunda bwaba ari nka nijoro, bakaza bakarasa, barangiza imbunda bagahita bazijugunya, bakisubirira nko mu nzu. M23 ikabura aho yahera cyangwa se uko abo yafata. So rero ngo no mu ijoro ryashize nuko babigenje, baraza bararasa muhari mu masaha 6 z'ijoro zirengaho. Barashe rero bahita mu by'ukuri, ariko M23 bari hafi, bagiye babona ibagwe gitumo, bahise bazimanika hejuru rero imbunda. M23 ibafata muri ubwo buryo, ibafata rwose itavunitse. Ubu rero barimo guhambirirwa, babahambiriye rwose, barimo kuryozwa cyangwa se ari kubabaza ibyo bikorwa wabibatumye muri rusange. Nyuma rero yuko babahambiriye, ubwo nyine bari kubabaza uwabatumye kugira ngo bazajye bakora ibi bikorwa by'ubusahuzi. Murabizi ko ibyo bikora muri eneo zirimo FARDC cyangwa se ingabo za guverinema, ntabwo wabyikora muri eneo irimo abarwanyi ba M23. Twihutira tujya turacyane muri update. Andi makuru arimo aravuga ko rwose wazarendo hano mu nkengero z'uyu mujyi wa Goma, ahantu bita ngo ni ahanga bita ngo ni Mugunga, mu ijoro ryashize rero haraye havugiye amasasu menshi cyane. Twaje guperereza rero dukurikirana iby'aya masasu, dusanga aya masasu ngo ni abazarendo na FARDC basubiranagamo. Nyuma rero yuko ngo bapfaga ibintu bijyanye n'umusoro, FARDC bati uwo musoro muri gusoresha kuko wazarendo harango bahashyize bariyeri nyinshi cyane, akavuga bati uyu musoro muri gusoresha ni menshi cyane, muzane rwose natwe turyeho, muzane kuri ayo mafaranga turyeho. Gusa byaje gutuma rero mu by'ukuri wazarendo bavuga bati ntabwo twayabahaho, n'ubundi mwe mubona umushahara wa buri kwezi. Bityo rero batangira gukozanyaho, bararasana karahava, ivumbi riratumuka. Nguko rero uko amakuru ameze aturuka hehe, aturuka hano muri uyu mujyi wa Goma, byahoshure mu masaha ya mu gitondo. Dukomeza amakuru n'ubundi tukiri hano muri Nyiragongo cyangwa se muri teritwari ya Nyiragongo. Munyere babwire ko hanabyuke inama ikomeye cyane yabere hano muri Nyiragongo, ni mu ntanzi z'iki kirunga rero cya Nyiragongo. Ubwo birumvikana muri teritwari Nyiragongo ni hano muri za Kibumba, aho rero babyukiye mu nama ikomeye cyane. Ni inama navango irimo kwitegura
urugamba ubwo twese tujya muri mu busesenguzi ndetse n'ibiri kubera muri ibyo bice ubwo kuri tere turahagaruka mu kanya mbabwira ibyo muri Lubero. Babyukiye rero mu matora rero bari gutora n'ayiki, babyutse rero batora ugomba kuba abahagarariye cyangwa se ugomba kuyobora urugamba, komanda muri izi ngabo zigiye guhangana na M23, dore ko barimo kuvuga ngo M23 iri gutegura ibitero bikomeye cyane simusiga. Ibitero ngo iri gutegura bikaba ari ibitero ngo bigomba kuza gufata uyu mujyi wa Goma. Babyutse bashaka ninde ushobora kuzajya ayobora urugamba, ninde komanda ugomba kuzajya ayobora urugamba hano mu by'ukuri muri Nyiragongo cyangwa se mu kurinda uyu mujyi wa Goma. Barebye rero bakubita hirya no hino, bareba muri FARDC, bareba muri Wazalendo, bareba muri FDLR, bareba muri donc no muri ya coalition yose hose barebyemo, baravuga bati nta wundi tugomba guha cyangwa se tugomba guha inkoni akayobora urugamba. Bahitamo rero uwitwa ngo ni Colonel Sirikov. Uyu rero iri zina mukimara kuryumva abenshi Sirikov murahitamo byumva, numwe basirikare ba FDLR, ubwo turavuga za nkoramaraso, niwe rero bahaye gahunda yo gutangira kuyobora urugamba hano muri teritwari ya Nyiragongo. Uyu Colonel Sirikov rero ni muntu ki? Colonel Sirikov numwe mu bagabo bayoboye umutwe udasanzwe muri FDLR bita ngo ni CRAP. Ni wumva CRAP rero uhite wumva ko ari special force ya FDLR. Uyu rero akaba ari we wahawe kuzaba ayobora cyangwa se niwe komanda ushinzwe operation hano muri Nyiragongo. Niwe rero uzaba afatanyije n'uwitwa ngo ni Colonel Masudi. Uyu Colonel Masudi rero no wa FARDC nibo bahawe inshingano mu kugaba ibitero cyangwa se mu kurinda uyu mujyi wa Goma, guhagarika no gukumira M23 bashobora kuba baturuka hano muri iki kirunga cya Nyiragongo bakamanuka hehe, bakamanuka hano muri uyu mujyi wa Goma. Nyamara ubwo bumaze kuba abana bwinshi bari gutitira my friend, bafite ubwoba ngo ko M23 ishobora kuba yarira iminsi mikuru cyangwa se yasoreza umwaka hano muri uyu mujyi wa Goma. Ubwo rumva ko nyuma yuko tubura iminsi mike ngo twinjire muri za bonane dusoze umwaka, ubwo urumva harabura umunsi umwe wonyine ku munsi w'ejo, bakajije ingamba mu rwego rwo kongera uburinzi. Rero ngira ngo murabizi ko nabibabwiye ko basigaye bafata abasirikare bose bakabazamura gufungira aho muri icyo kirunga cya Nyiragongo, usibye abasaza basigara hano mu nkambi za Mugunga no mu kigo cyabo kiri hano ku Kimashini. N'aba basirikare bashaje bahasigara, abandi bose barazamuka bari kurinda umujyi wa Goma. Nyuma rero yuko mu by'ukuri babona ko umwaka ubura umunsi umwe, baravuga batereka noneho sasa tufunge cyane. Ubwoba ni bwose, byatumye rero bahita bagira gutyo, bajyana abasirikare. Barangije baravuga ati Colonel Sirikov, wowe ufite umutwe udasanzwe witwa CRAP, n'ubundi rimwe mugomba kuba muyoboye hariya urugamba, nimwe mugomba kuruyobora. Nguko uko ibintu bimeze. Colonel Sirikov wa FDLR niwe ugomba kuba acunze ibintu byose hano muri teritwari ya Nyiragongo. Twagiye dukomeze tuva hanga duhite twerekeza muri teritwari ya Lubero. Amakuru ndimo ndafata cyangwa se ndakira muri amasaha muri teritwari ya Lubero n'ubundi habyukiye imirwano, ariko M23 haba hano muri teritwari ya Lubero ndetse na hano muri uyu mujyi wa Goma hose. Iyi migi ni imigi ngo bashaka kugira ngo nibura mu by'ukuri bayikuremo vuba na bwango, ndetse bamara kuva hano muri teritwari ya Nyiragongo ya hano muri Lubero santere bahita bakomezanya na Butembo, kugira ngo nibura abaturage bajye bahahirana, umuturage ave hano Goma agere Butembo ndetse na Lubero na za Kanyabayonga. Ni muri urwo rwego ro bashyizemo ingufu zikomeye cyane, kuko bakubwira ko no muri iki gitondo habyukiye imirwano hano muri teritwari ya Lubero. Iyi mirwano ro ikaba ari imirwano ivuga ko n'ubundi
iyi mirwano ikaba ari imirwano ivuga ko M23 iri kubakubita, yarangiza kubakubita ngo ndetse ngo ikagarukira hafi na centre ya Lubero, yarangiza igasubira inyuma muri bwa buryo buri plus strategique. Donc ngo bari kugera muri Lubero ku centre, barangiza ngo bakagaruka inyuma. Niyo makuru ndimo kugenda nakira. Rero nyuma yuko bari kwa Rwanda bakahagera, nyuma yuko bari kurwana bakahagera barangiza bagasubira inyuma, FARDC ikindi kintu gikomeye bakoze ngo bari gutunda abasirikare benshi cyane bakabavana muri uyu mujyi, muri iyi mijyi itandukanye. Hari abari guturuka za Gisangani, bari guturuka za Beni, bakabarunda hano muri uyu mujyi cyangwa se muri centre ya Lubero, aho ngo hari ingabo nyinshi cyane zirimo hariya hantu ngo ziteguye guhangana na M23. Aha muri Arimbongo rero nkuko ndimo ndabibabwira, igisirikare cya FARDC barunzemo abasirikare benshi cyane ku buryo ngo hari abari kuva za Butembo, hari abari kuva iyo ngiyo za Beni, hano baharunze ingabo nyinshi cyane mu rwego rwo gutinya ndetse no kwanga ko M23 yahafata iyi Lubero ku zone cyangwa se centre, kuko ngo baba none bagiye gutangira kubasanga no muri uyu mujyi wa Butembo. Tukiri hano muri Lubero rero, indi nkuru nziza cyangwa se indi nkuru nava ngo irimo kuvugwa nuko habyutse hacibwa urubanza rw'abasirikare bagera kuri 23. Abasirikare 23 rero n'abasirikare ngo ubushinjacyaha ngo bwabyutse rwose bubatereka imbere ya sentare cyangwa se rwose imbere bashyizwe imbere y'ubwo butabera. Ubutabera ngo bukaba buri kubera cyangwa se urukiko rukaba ruri gukorera muri Butembo, urwari rusanzwe ariko ruba hano muri Arimbongo, ariko nyine buri ngo bagabaye mobile nyine ubwo bwari mukanwe buva hano nyine muri za Arimbongo bazamuka za Lubero, bazamuka nyine ubwo barugeze iyo ngiyo za Butembo, nibura aho ngaho niho ngo babona hari umutekano. Abasirikare ngo babyutse bari gukatirwa cyangwa se gucibwa urubanza rw'uko ngo bari gushinjwa ibintu bigiye bitandukanye. Icyambere barimo harimo ngo guta urugamba, gusiga urugamba. Murabyibuka kiriya gihe umuriro warabakiye cyane, n'abitwa bakabundi rwose bata urugamba barirukanka baranyanyagira. Ikindi cya kabiri bari gushinjwa nanone kuba ngo baranyanyagije amasasu. Ubwo urabizi ni kwa kundi biruka, ariko byaba birimo n'ubwoba bakagenda banarasagura avegerema ya masasu agira atya akaba yanahohotera cyangwa se yanafata n'abaturage. Indi nkuroro ikindi bari gushinjwa, barimo barashinjwa kwica ku mabwiriza cyangwa se kutagendera ku mabwiriza njya gisirikare yarateganyijwe cyangwa se ubwo bari kuri tere bari ku rugamba. Gahunda murabizi yariho nta kwiruka, hari n'ababigerageje banabarasa bari kwirukanka barimo guhunga kuri moto, kuko itegeko kabundi hariya yari yatanze ni itegeko ryavugaga ko ntawe ugomba gusubira inyuma. Rwose ikintu bita kuba basubira inyuma mu gihe bahageze cyangwa se binjiye ku rugamba byo nta byari birimo. Baza kurenga kuri amabwiriza rero ubu bakaba barimo guhanwa cyangwa se akaba bashyizwe imbere y'ubutabera. Iyo ni inkuru cyangwa se ibyo nibiri kubera hano muri Butembo. FARDC n'ubundi mu by'ukuri byutse itanga amakuru mu binyamakuru bijya hano Igoma ndetse na za Kinshasa hose, donc muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bavuga ngo ntabwo iriya video M23 yasohoye. Iyi video yashyizwe hanze na Wiringoma ndetse na Lawrence Kanyuka, ngo ntabwo ari ibyanyabyo, ngo nabasore be, ngo nabasore Wiringoma yafashe biwe, ngo arangije abambika kuriya nyine, ngo arangije abazana hariya, ngo ni propagande za M23. Ese izi propagande rwose zambika abasirikare ba FARDC uniform bangana kuriya, umubare ungana kuriya, izi propagande zizana bari abana bameze cyangwa se bari abahungu bameze nk'abashumba ubona bamaze iminsi bafunzwe, iyo yaba ari propagande nyamaki. Urumva rero nani ya ntambara n'ubundi bakomeje kurwana kuri rezo sosiyo,
niko nabivuga niyo bakomeje kuko urumva barimo kugenda banyomoza. Ariko nge nta mugaye ibingibi nta nubwo nanabigarukaho cyane nanabitindaho kuko murabizi ko n'uwitwa Evariste Ndayishimiye we yagize atya bavuza amamatrikire bavuze aho bakomoka n'abari babayoboye n'iki byose arangije aravuga atashwi reka ati bariya ntabwo tubazi rwose ntabwo ari abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. So rero kuba bavuga biriya ntabwo twabitindaho naka na gato. Dukomeje rero hano n'ubundi hari kubera urugamba, hano hari kubera urugamba mu bice bya za Arimbongo. Tugaruke gato cyane hano mu mujyi wa Goma. Barimo kuvuga hano mu mujyi wa Goma ko ngo FARDC tariki 24 z'ukwezi kwa 12 muri uku kwezi turimo ngo basubije inyuma igitero cya M23 ngo cyari kigabwe kigambiriye kuba cyafata uyu mujyi wa Goma, ariko ngo M23 baza kwitwara neza ku rugamba bahoshora basubiza inyuma ibyo bitero bya M23. Murabyibuka ko iryo joro habyutse haba urugamba rukomeye cyane buri buce ari Noheri. Ibyo bitero tuza gukurikirana twumva ko ngo niyo nka yose yari yazamutse rwose twese mu umusirikare yari yazamutse bagiye hara mu kirunga cya Nyiragongo ndetse bararabarasa amasasu twe twise ngo ni tukomacho kuko warabazaga kuri kote ya M23 bakakubwira ko ngo batigeze barwana cyangwa se batigeze barwana ahubwo ngo bumvaga nyine aho hepfo bari kuhangana ngo byakaze wumva FARDC bari kurasa wagira ngo harabo bari gusubirikanya nabo kandi ntabo muri rusange nguko ngayo. Ubwo rero muri aya masaha nabwo muri Masisi naho ndabona ngo umuriro watse. Muri Masisi hari urugamba rukomeye cyane, rwa rugamba rw'inkundura niyo makuru arimo arangiraho, ariko n'ubundi urumva ko ni nyuma yuko n'ubundi rwanabyukiye hagana ku isaha 11